WhatsApp ku bakunzi b'umusore w'umukire. Nuko dutangiye filime yacu ari nako tuyiteganya. Mu by'ukuri murabizi ama episode yagiye atambuka mu byiciro, gusa uyu munsi uwo tuzi nka Tsindagira ndetse na Delphine bari mu mazi abira. Byose bibayeho nyuma y'uko umukwabo MK akomeje kuba yawitaho ndetse kugeza ubwo yageze bukuru nyuma y'ibimenyetso bidasanzwe yari amaze kuba yafatisha. Ikindi kandi muzirikane ko byamuvunnye bikamusaba urugendo rurerure kugira ngo byibuze agere kuri iyi ngingo. Uyu munsi rero Tsindagira ndetse na Delphine batashegereza. Muri rusange mwibuke ko gahunda na target yari ugushimuta Diane ndetse na Keti, ariko muri rusange umusore w'umukire cyangwa se MK akaba yiyemeje amaramaje kuba yabarinda. Ese araza kubarinda gute? Mu by'ukuri Justin ndetse muzi neza nk'inshuti magara ya MK ku nama ishishikaje yamugira amubwira ko atagomba kuba kure, ahubwo agomba kubaba hafi kugeza igihe bagiriye agahenge. Niyo mpamvu rero uyu munsi tuvugana ibintu bikomeje kuba byadogera. Ni nyuma y'uko urugendo rw'iyi filime rwari rurerure ndetse abantu benshi cyane bagenda bacanganye, ariko ibintu birasa naho bigiye kuba byasobanuka bikajya mu buryo. Ikintu twagarukaho na Fandemaka ibye bimaze kuba byajya ahagaragara. Ni nyuma y'uko rero akomeje guhatwa ibibazo na MK aramubaza ati nyereka Tsindagira ndetse na Delphine ati ibyo ntibikureba. Muri rusange ukibaza uti se amaherezo y'uyu mugabo nayahe? Fandemaka ni nyuma y'uko rero Morgan agirwa inama yo kuba yashimuta bya nyabyo abakobwa be cyangwa se abana ba Kamariza muri rusange kugira ngo abashe gufatisha MK. Murabizi urugendo MK yagiye anyuramo rw'ubuzima bwa kampani, gufungwa, kuba yarageragejwe kwicwa ndetse akagenda agaruka mu buzima gake gake atabawe na Kamariza mama wa Diane cyangwa se na Diane. Ariko muri rusange zirikana ko uyu munsi igihe kigeze kugira ngo umuhigo w'ishyamba utangire. Ibazo uti bigiye kugenda gute? Ni nyuma y'uko filime yacu yaje kuba yarangira ibintu bitagenda neza ku ruhande rwa Diane ubwo yatakwaga na Cyayiga mu cyumba aryamye. Ibazo uti ese mu by'ukuri araza kuba yarurokoka? Urugendo rudasanzwe MK yagiye anyuramo rw'intambara y'ubutita kuri aba bagabo bisa naho rugiye kuba rwasozwa cyangwa se bikabyara ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko igitero kigabwe kwa Morgan cyangwa se Morgan n'abambari be bakigabye kwa iwe mu rugo mu buryo kugira ngo arebe ko yakwigarurira imitungo ya MK kubw'urukundo akunda iyi famiye. Ukibazo se mu by'ukuri niba barakubiswe inshuro nyinshi n'umuntu badasobanukiwe, uyu munsi barabashya kuba bamushikira? Uwo n'umugabo wa Maske bashaka kuba bafata nk'abamufatira mu gatego. Gusa nanone ibazo ki barabigeraho bate nyuma y'uko bakubiswe nawe inshuro nyinshi? Ikindi kandi ni step ikomeye cyane bagiye gukoresha kuba bashimuta cyangwa se bahohotera abagize uyu muryango. Ese biratuma ibyangombwa biboneka? Wowe ukunda umusore w'umukire, ndizera ntashidikanya ko iyi episode ushobora kuba uyitegerezanyije amatsiko nyine ateye ubwoba. Gusa nanone tuba tumaze igihe kirekire tutareba show, bivuze ngo igihe kirageze ngo show ikinwe neza kandi ishirwe mu bikorwa. Ni nyuma y'uko MK akomeje kuba yatekereza kwitangira iyi famiye. Gusa umuntu w'umugabo twizeye turazi neza yuko abishoboye kandi agomba kubikora uko byagenda kose. Birashoboka ko ishobora kuba ari intambara y'ubutita kandi iteye ubwoba, ariko muri rusange intsinzi twizeye tudashidikanya ko igomba gutahana MK nyuma y'uko aba bagabo bakomeje kuba bakwikarakasa muri quartier cyangwa se
yerekana mu buryo butari bwiza ndetse no kugira nabi. Reka twebwe ubwacu twitegereze episode muri rusange, ndababwiye ciao ciao kandi mukomeze kugubwa neza cyane.